kuva cyagiye hashize iminsi 3 ahita abaguke. None si ibintu biki wafite none nkuko byaranze. Sinzi dore nubibona se nawe nubibona ko byarangiye do. Ukwirirwa n'amazi we. Imana Yesu we. Ndebera nawe ngubwo ari kuvuga nawe. Nirira gusa. Ibyo yirira ngo byararangiye nagavuga. Imana Yesu. Gucya nyine ubu nari nkwamagaye basi ngo ndebe ko hari ikintu. Yewe. Nagavuga. Imana. Uretse ibintu iki yambaye? Ngo yambaye ngikamba. Imana nje. Umva, nubwo ndagusaka ko baraje no kwimana yambaye ikamba siri kamba ryo none bwoko kimwe kabyara. Yebe yambaye ikamba gose ntumbazi yo yari kuye ariko ngo yambaye ikamba. Ngo wiki? Ese ibintu cyari kurya. Ese atorwa n'amatorwa n'ibiresi ngibi bicupa se dore singibi hano yirirwa bitoragura. None mwana bipfa kubera ubifashe. Ngiki? Cyampaye nkada. Ibintu se byo nibi cyari kurya. Ako se Imana y'u Rwanda. Nyine wowe gira urebe ikintu wamfasha. None unataka tuwasaidie nini tubafashe ikintu yambiye? Wakiangaruka kuvuga mu Kinyarwanda se ko nazi izo ndi muri kuvuga. Wakiangaruka kuvuga Kinyarwanda ko natazi izo ndi muri kuvuga. Ihangane. Niseme ya Kinyarwanda. Uko Kinyarwanda nuko nicyo cyako tuvuga ko nago ibyo bintu nabo ndi kumenyera muga. Mumbwira ikibazo cyawe. Ikibazo nyine ni umusore wamamagaye. Afite umudamu wewe nyine wagize ikibazo warwaye kandi ngo nimwe mwaba mufite ubushobozi bwo mwamukiza. Urabona nyine ukuntu byagenze. Hari umukobwa wamaye amafaranga. Hanyuma turamupfa. Ubwo rero nyine nyuma yuko tumaze gushwana hasize iminsi 3 none nsigaye mbona umugore wanjye nyine byarajaguye muga. Sasa wewe kwa nini waciye umugore wawe inyuma? Na wamushatse utamukunda? Ase mfasha ariko. Biko ndamubona n'uwo mukobwa umugore nako ukibuke w'inzobe w'igitugu cyane. Yego niwe muga. Mungu. Shikaramu baragara. Ndimo ndamubona yambaye ibintu by'ibikabutura. Icyo kintu yambaye mu mutwe. Ikintu yambaye mu mutwe. Muri kukibona? Turi murangiza mu kivune. Tukivune. Umugabo we narangiza gikandagire. Umugabo gikandagire. Mu gikandagire no mu kivugira amagambo ati tubire wavuye gutumije. Mugabo kibira mu kimvura miki. Kimukuramo mu kivune mu gikandagire mu ndavuga ati basubisha. Basubisha mabyo. Mugabo Yes, kaze mwe bakunze baba imbere TV mwe mukoze subscribe ndetse n'umutasha gukora subscribe nta kibazo mukoze mweze kudukurikirana kujya mujye mashe kubona ibiganiro byacu ariko mukanda subscribe n'icyo cy'ingenzi. So uyu munsi rero dore murabizi ko tukusanzwe tubagezaho inkuru zitandukanye ariko uyu munsi bwo none murabona ko nanjye natishimye. Hari video nahetse kubashyiriraho kubereka mu gihe mwarabanye muri benshi y'umujama iri kumwe n'abakobwa babiri abihakana avuga ko atajya byara kandi gafite abana babiri ariko noneho nyuma niyo nyihamagara ngo ati nyamuneka nkuko wakoze ibyabanje mfasha birankomeranye cyane birakomeye cyane mfasha ungereho nkwereke ikintu cyambayeho namuhaje kuri telefone tise wambwiye ikintu cyakubaye nkaguruka cyabaye koko ntabwo kanzi icyo kibazo cyakubayeho nkaba nanapanga uburyo ki twagufasha yambwiye ati nyamuneka nta buryo nabona mbikubwiramo nyigereraho kuri tele nkwereke ikibazo mfite ubundi tukomezanye umfashe cyose n'abanyarwanda dukurikiye babashe kudufasha. So rero nkanavuga ati ntange ndimbangukira gutabara cyane sinjya nindamo murabizi cyane murabizi abantu dukurikiye murabizi ko najya nkunda gutindamo ariko nasemba ati kankomerezeho uko mfasha aho nsanze nkomereze mwiteho muvandimwe buriya umugabo naza kwitabaza ugita ubumbere cyane navuze ati noneho reka mugere nk'umuntu w'umugabo y'umugabo wawe naguhamagara ati nyamuneka mfite ikibazo jya umwumva nka mugenzi wawe. Navuze ati noneho reka mwegere dore mugeze kambanze nyine umusore tubwire ikibazo yagize cyatumye mpamagara. Umusaza amaze bite? Abyihorere nta kuntu bimeze muvandimwe. None ko mpamagaye ngo uranyitabaje ushaka ko ngufasha ikintu cyo ko ubushize twatandukanye mu buryo utansezeyemo nk'uko nari nabagezeho nk'umuntu witemberera tutamenye amaherezo yabyo byarangira ubundi bro ntawabivuga kuko noneho ibibazo nsigaye mfite muri uyu mutwe genda kungusha hasi nyine byagenze bite
ko inyuma byabaye ibisazi ibi basi wenda nyine byabaye ibisazi gute kuko situjye mu bintu byinshi yego n'ubwo bifite agahinda byaba byiza uje nawe ukajya kubyirebera yego none wagenda mbere yo kugira ikintu ndera abanyarwanda dukurikiye cyose n'aba diaspora cyose n'abandi bari hanze y'igihugu cyacu bakeneye kumenya ubundi ko naje mu magana telefone ngo ninze umufashe ufite ikibazo gikomeye cyane ushaka kugeza ku banyarwanda mbere yo kugira ngo ubwo ngo vuba umwereke wanjye ukatubwira ikibazo ubundi cyangwa cyo wamamagariye ufite muvandi umugore wanjye ni ikibazo cy'umugore wanjye nicyo mfite umwe wacitse mujyanye cyangwa umwe wasigaye umwe wanjyanye umugore wanjye twagendanye akose umugore niwe wakujye cyane wamujyanye aho mujyanye none ikibazo cyabaye muri iki n'abanyarwanda kandi dukukiye babonye video ya mbere yanyuzeho nikurikiye ndumva bagiye kubona bihagije noneho none ikibazo nshaka ko mbabarize n'abanyarwanda dukurikiye mbabarize ibibazo bakabona nabo bakubaza ubwabo ushize watangiye ubihakana ari wakujyanye ari wagiye amara amasa bose babakanye ngo nta mwana ufite nta n'amafaranga baguhaye nyuma wabyemeye utubundi uri kumbaza ibibazo byinshi rwose mfatanya n'ibi bibazo nibereyemo ndagusobanurira ariko reka manze tugende urebe ikibazo gihari n'ubundi uraza kudusobanurira so mudukurikiye mwumve ko bimeze none se muri ikibazo ikintu cy'amatsiko nshaka kumenya urumva ibintu bibabaje uko biri kose nabaye nanjye ntabwo yanshimisha none ahubwo nyine ikintu mpamagaye icy'ingenzi cy'umugore uri kuvuga yabaye iki cyangwa amezi ati mu bigaragara yego mu kuntu bitewe n'ukuntu ameze ntago byabaye insazi nyine pe byarajaguye ntabwo ameze neza nk'uko mwagiye cyagihe byagenze tubwire muri make Imana tubwire kuva nyuma ya cyagiye nyuma y'iminsi 3 ishize yego ibintu byarahindutse bitewe n'ukuntu nari nsanzwe mbizi pe mbese mu rugo nagomeranye neza wapi si ikibazo cy'icyo ngicyo cyo mu rugo ugize nuko twagenda ukajya kubireba reka tubarebe noneho bantu mudukurikiye mukomeze murebe ko Uganda zimeze wamereza rwose yego nta kibazo none se iki none se mana we Yesu we mana nisi mugore yewe nagavuga se wapi nagavuga wapi byararangiye kuva cyagiye hashize iminsi 3 ahita baguke none se ibintu biki bafite none nkuko byaranze sinzi dore nubibona se nawe nubibona ko byarangiye do ukwirirwa mama we ni mana we Yesu we ndebera nawe ngubwo ari kurya nawe nirira gusa ibyo yirira ngo byararangiye nagavuga mana ni gucya nyine ubu nari nkuhamagaye basi ngo ndebe ko hari ikintu yewe nagavuga mana uretse ibintu iki yambaye ngo yambaye ngikamba mananje cyamva nubwo ndagusaka ko birabaje no kwimana yambaye ikamba siri kamba ryo none bwoko kimwe kabyara yambaye ikamba gose numbazi yo yari kuye ariko ngo yambaye ikamba ngo wiki ese ibintu bicari kurya atorwa nama asiratorwa n'ibiresi ngibi bicupa se dore singibi hano yirirwa bitoragura none mwana bipfa kubera ubifashe ngiki cyampaye nkata ibintu se byo n'ibicari kurya ako se imana y'u Rwanda nyine wowe gira urebe ikintu wamfasha numva naha abanyarwanda badukurikiye da kose mana we ngiye cyo nagufasha no kubagezaho ibibazo byabaye naho nta bundi bushobozi ngera aho ndi umuganga none se kweri nta kintu wadufasha se nta n'umuntu watubabarira waturangira wadufasha muri urabona ndi mu bibazo ndakomereye mbere ikintu gishobora kubafasha rero gishobora kubafasha urumva ndi mu bibazo mbabarira umfasha ugomba kumenya ngashoka menya umuntu wamukoze bino bintu kuko ubaye utamuzi nta bundi buryo wowe mundi umutima ubona ko yabaye gutya ikintu akoze ni giki umva bro rero sinubeshe sibyo naragiperereje ndaperereza muri bwabaga none se basi nyuma yo kuperereza birumvikana ntabwo wabura guperereza umugabo hari ikintu amenye cyose yamenye yaramukoze bino bintu naramumenye naje kumenya ko ari wa mufiance wanjye wacyagihe wamaye amafaranga ese nawe impamvu bazanakwica ahubwo ibintu wibaza rero amafaranga y'abandi ay'umukobwa n'iki ndetse umenye ko ari yabimukoze gute mu buhe buryo wa muhungu we nyine niko byagenze namenye sinzi nka data namenye ko ari wabimukoze ariko gusa wenda hari nimero z'umuganga bamaye
ari wowe umukozi cyangwa ni wowe wishakiye? Nuwo nishakiye. Yego. Ubwo rero hari igihe yadufasha wamumamagarira ukumva ukareba ko hari icyo yadufasha. Muhamagare twumve. Muhamagare numve. Urabyize neza ko bigufasha se? Urabyize neza ko bigufashe? Aramfasha ndabizi rwose. Yego. Gerageza gake twumve. Wenda wamfasha. Cy'umukobwa wawe se mukabyara mwe. Muturishe dose umugore wese muturishe mana gume hamwe. Muturishe birakundara. Muturishe mana ihangane. Muturishe mana. Muturishe. Muturishe tonke pareri mana. Tuza. Allo? Yego. Muganga mwiriwe? Yego mwiriwe. Mumeze mute? Bwana je vraiment. Banyita Buffalo. Tuko sawa. Na nyinyi mko sawa? Yeah, uko sawa. Po hapo ni sawa kabisa uko fresh. Unataka tuwasaidie nini tubafashe kiniambie? Yeah, wakiangaruka kuvuga mu Kinyarwanda se ko nazi izo ndi muri kuvuga? Wakiangaruka kuvuga Kinyarwanda ko natazi izo ndi muri kuvuga? Ihangane. Niseme ya Kinyarwanda? Ukoresha Kinyarwanda nuko ni nicyo dushaka tuvuga ko nago ibyo bindi nabo ndi kumenyera muga. Mumbwira ikibazo cyawe. Ikibazo nyine ni umusore wamamagaye. Afite umudamu wewe nyine wagize ikibazo warwaye kandi ngo nimwe mwaba mufite ubushobozi bwo mwamukiza. Ubwo rero twajya mu niba ari uburyo mwadufashamo. Mnataka tuwasaidie nini? Tubafashe iki? Nyine urumva? Reka wowe mwabikoze mvugisha. Ndakumva. Mvugisha. Yemwe muraho neza muga. Urabona? Musore mubwire mana. Niko muga uranyumva? Wewe sema tu niko kusikia wapi? Vuga Kinyarwanda ntabwo ndi kukumva muga. Okay ngaho vuga ndi kukumva. Urabona nyine ukuntu byagenze? Hari umukobwa wamaye amafaranga. Hanyuma turamupfa. Ubwo rero nyine nyuma yuko tumaze gushwana hasize iminsi 3 none nsigaye mbona umugore wanjye nyine byarajaguye muga. Sasa wewe kwa nini waciye umugore wawe inyuma? Na wamushatse utamukunda? Ase muga mfasha ariko. Kangusubize mu bofura akumwumvishirize basi mfasha. Bigo ndamubona n'uwo mukobwa n'umugore nako ukibushye w'inzobe w'igitugu cyane. Yego niwe muga. N'ubu. Shikara baragara. Ndimo ndamubona yambaye ibintu by'ibikabutura n'urusazi rwa. Muga je kuvuga nago ndi kubyumva turajya ngo dufashe nyine rero kuntu wamutugarura nyine akamuntu muzima. Akakutwe tutavurira ubuntu mubanza gutanga umufuragiro kugira ngo tubahe umuti yamara gukira akarugo muzatanga yandi mafaranga. Umufuragiro turagwa muga. Uko twanga umufuragiro turagwa pe. Mubanze mubohereze kuri nimero ngiye kubabwira nimero mwoherezaho. Noneho mubanze mushyiraho umufuragiro w'ibihumbi 15. 15? 15. Ubwo ni ukuvuga ngo andasigaye ibihumbi 40 uzayohereza amaze gukira kandi nimutayishyura zongera mbimuterereze wongera arware. Mugana cyo muga turi kubikora. Ngaho tubye byo nfanga kugezeho. Mwayohereje? Yego twayohereje muga. Vuba. Yego. Muga ariko Rwanda tubwire vuba turebe tugenda kudukubita. Muga amafaranga yaje ariko. Reba muga ya amafaranga nayohereje. Rero umuntu wanyu kugira ngo akire. Reba icyo kintu yambaye mu mutwe. Ikintu yambaye mu mutwe. Muri kukibona. Turi gucyo muri murangiza mu kivune. Tukivune. Umugabo we narangiza gikandagire. Umugabo gikandagire. Muga ko dukubita ariko rero. Umurwanyi mu gikuru. Bifata imana kuko ni ikiboro. Kimukora imana. Muga gikora gikandagire imana kivune imana. Muga kaisahera. Umurwanyi mu kimwe yahereye. Mu gikandagire no mu kivugira amagambo ati subire wavuye gutumije muganga subire mwishe mvura n'iki kimukuremo mu kivure mu gikandagire mu cyambo ati basubisha basubisha mwabyo muganga yahereye
twabikoze muganga muri kimana mwana wa Yesu Kristo mutegereje iminota nk'ibiri arahita ahaguruka ubwe azaza buke mufate ibyo kurya mubanze mureka tuze murishaka ibumba ry'icyatsi murikoroge mu mazi nimurangiza muriwe ahubwo nyuma y'iminsi 3 nzabahamagara babaza uko bimeze muba amafaranga yanjye umuntu wanyu arakira yego muburakoze cyane hari n'abandi bari kumpamagara murebe umuntu wanyu nimero ngiyi muzaherezaho nyinshi nzabahamagare kuri iyi nimero niko babaza uko bimeze muga nta kibazo murakoze gaturwana nayo turebe yego muga yewe natwe tuzasara we mana y'u Rwanda mwese weka uhere bitagenza gute muganga se savuze ngo dutegereze nyine ubwo se mana yanjye nagavuga noneho umva se reka dukora kamera sibyo kandi bakadukora kamera ubundi tubanze tuganire nawe tureko ikintu wenda cyose tutegeze umunota muganga duhaye umva hangana mwana sibyo mushiye ku ruhande muhetonezwe ku ruhande ku buryo mukanya mana we umva mureke dusoze ku kino kiganiro naho ubutape mutwihanganire bakozi bari imbere TV mukoze subscribe turakomeza cyane turabakunda mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ubundi mukomeza mumenya ukuntu ibintu byagenze muzabona na episode ikurikiyeho niba yakize cyangwa se hari ibintu byanditse tuzabamenyesha ciao turabakunda cyane.